nibyo reka mbasuhuze kandi mbifurize kugubwa neza, ari nako mu by'ukuri mbabwira ni aho muri mu bice bigiye bitandukanye mwese rwose mbahaye ikaze uyu mugoroba wa tariki 11 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025, aho twongeye kugaruka muri studio uyu mugoroba kugira ngo turebe byinshi bitandukanye byakomeje kugenda bivugwa hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyamaganye by'umwihariko ababarizwa mu mutwe wa FDLR, ni ukuvuga abanyarwanda bakurikiranweho n'u Rwanda kuba baragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994, bitewe no kuba bakomeje kuba mu bamwe u Rwanda ruvuga ko bateje ikibazo ndetse rudashobora gukora ingamba z'ubwirinzi batarava kuri ubu butaka. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitandukanyije nabo ku mugaragaro ndetse yitandukanyije n'aba banyarwanda bakomeje kugenda batuma iki gihugu cyugarizwa n'ibibazo. Ni mu gihe kandi nza kukubwira buryo ki kuri ubu ngubu MONUSCO yamaze kabisa kuba yatanga imyitozo karundura karabutaka ku basirikare cyangwa se ku ishami rya Special Force, igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aba bakaba bagomba gukora ibidasanzwe kuko batojwe gukoresha intwaro zose zishoboka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kibati Wazalendo yegukanye intsinzi aha ni muri teritwari ya Warikare, aho bivugwa yuko uduce tugera kuri 5 cyangwa se position 5 zari zifitwe na 23, enye muri zo kuri ubu arizo byamaze kuba confirmed cyangwa se confirmé ko zaba zamaze kujya mu maboko mu by'ukuri y'abasore bitwa Wazalendo, nyuma yo kwagaba igitero cyamaze umunsi wose ndetse no kugeza kuri umunsi wa none masaha mu gitondo. Imirwano hari uduce yaje kumvikanamo ni lokalite enye zo muri Kibati Wazalendo yigaruriye. Naho kandi turanyarukira no mu yandi makuru agiye atandukanye, ariko unyemerere dere kuri imyitozo imaze iminsi itangwa na MONUSCO turebe uko ibintu byifashe. Ariko hagati aho bita Thomas Rubanga uyamaze gufatwa ara muri turi rwose Wazalendo ya Prito FARDC, igisirikare cya Leta ya Kongo cyamaze kumuta mu mvuto. Reka rero twerekeze nanone Ituri, ni naho amaze iminsi hatangirwa imyitozo. Special Force bamaze gusoza imyitozo, ni Special Force za FARDC, akaba ari imyitozo karundura karabutaka njyarugamba igomba gukoreshwa. Ndabona mu by'ukuri bitoroshye, amafoto ngiye kuba nayarungika muri groupe yacu ya WhatsApp, ubwo buri umwe bari wese dukurikirana anyarukire muri groupe yacu ya WhatsApp arebe munsi y'umutwe w'iyi nkuru, hanyuma reba handitse akajambo more cyangwa se moa, uraza kubabona muri description link igomba kugufasha gukurikirana ibyaya mafoto ndetse y'iyi myitozo imaze iminsi ihabwa Special Forces za FARDC. Nta n'ikindi kintu kigamijwe cyangwa se nta n'indi ntego, ahubwo amakuru avuga yuko ni muri gahunda yo guhagarika ibikorwa bya 23 ndetse no kwambura ibice byose cyangwa se teritwari zose zamaze kugira ibice biri mu maboko y'umutwe 23. Ibi bikaba byagiye bigarukaho n'ibitangaza makuru bimwe na bimwe hano ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ibi bije kandi mu gihe n'ubundi tumaze iminsi tubona ibikorwa bidasanzwe by'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC rwose barimo bakora akazi gakomeye cyane hara kuri front line, aho umaze kubona yuko rwose ibyo bakora bidasanzwe. Ndavuga byabi koresho byabo bya drone bimaze iminsi byigaragaza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ese aba baje guhindura iki? Baje gukora iki? Ko hari abari basanzwe bahari, ibi byo bigiye kuba byagenda gute? Ituri Bunia abasirikare 60 bahawe imyitozo karundura karabutaka idasanzwe bo mu gisirikare cya Leta ya Kongo nibo basoje iyi myitozo, nabagira kuri 60. Aba bakaba baratojwe by'umwihariko gukoresha drone, gutwara drone izari ko njyarugamba, drone njyarugamba, ubumenyi budasanzwe ku bijyanye no kuyobora ama operation ndetse no gutega icyo bita ambuscade cyangwa se ibico cyangwa se ambushi. Aba kandi bakaba bazanye udushya mu bijyanye n'imikoranire, aho mu by'ukuri mu byo batojwe hariho kunoza imikoranire hagati ya FARDC ndetse na MONUSCO. Ibi byose bikaba mu by'ukuri bije mu ihuriro ryo kugira ngo bakore iki, byo kugira ngo bambure uduce inyeshyamba
mu by'ukuri zagiye zigarurira mu bice bigiye bitandukanye, yaba Goma, yaba Bukavu ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Umugabo bita Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndimo ndamubona hano rwose imbere ya mikoro za RTNC kuri tariki ya 10 z'ukwezi kwa 10 nibwo yaje kugaruka imbere y'izi mikoro. Ese byari byagenze bite? Ni ku nshuro ya 62 habaho guhura kw'abaminisitiri ndetse n'abayoboye guverinoma, by'umwihariko kandi nanone Central Bank ya Congo bakaba bahuye bareba mu by'ukuri byinshi bigiye bitandukanye, aho igihugu gihagaze, imikoranire mu bucuruzi mpuzamahanga, foreign exchange market, ku isoko mpuzamahanga rihagaze ry'iki gihugu. Patrick Muyaya rero akaba yari ahari nk'umuvugizi wa guverinoma ndetse ukaba na minisitiri w'itumanaho n'itangazamakuru, akaba mu by'ukuri yavuze yuko hakwiye gushyirwa imbaraga ndetse n'impinduka mu bijyanye no gucuruza ibicuruzwa na serivisi hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ndetse ikindi kintu yavuze ati tugomba guteza imbere ubukungu bw'imbere mu gihugu, domestic economic, ngo igomba kuba yazamurwa rwose igatezwa imbere mu rwego rwo kugabanya izamuka ry'ibiciro rusange ku masoko. Aya akaba ari amakuru rero yavuzwe na Minisitiri Patrick Muyaya kuri televiziyo y'igihugu, avuga ati igihugu turashaka kucyubaka mu buryo buri economique, tukacyubaka mu buryo buri politique, tukacyubaka mu buryo bw'umutekano, tukacyubaka secteur zose. Ati twe tugomba kuba mu by'ukuri twakubaka igihugu, ndetse ahamagare buri umwe wari wese kubigira ibye, akumva yuko igihugu gikwiye kugira umutekano, akumva yuko ndetse asaba abanyereza umutungo wa leta ko bakwiye guhagarika ibyo bikorwa kuko biri mu biteza mu by'ukuri igihugu gusubira inyuma. Dukomeje n'andi makuru akomeje kugenda amenyekana hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Twinjire mu burasirazuba bwa Kongo. Amakuru avuga ko imirwano yongeye kumvikana aho umutwe wa 23 waruhanganye na Wazalendo. Aya makuru akaba avugwa hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri lokalite zigiye zitandukanye za Kibati, nk'uko nagiye mbigarukaho muri grupoma ya Rubereki muri teritwari ya Walikare. Tugende ku masoko aturuka kuri aya makuru, akavuga ko ibitero bya Wazalendo yo mu cyo bita NDCR ya General Guido Shimirai ariyo yaje kugaba ibitero kuri M23 muri Kibati. Ndetse kandi uyu mutwe ukaba uvuga ko kuri ubu wamaze kuba wafata ibice bibiri biri strategique, bivuga ngo position ebyiri ziri strategique zo zamaze gufatwa zikuwe mu maboko y'umutwe wa 23. Ibi kandi bikaba byamaze kwemezwa n'uyu nguyu General autoproclamé Guido Shimirai Mwisa. Ndetse bikaba bivuga ko kuri ubu ngubu icyo bifuza ni Wazalendo ya General Guido Shimirai Mwisa NDCR ko bagomba gukontorora ku buryo buhagije mu by'ukuri iki gice cya Kibati. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kikaba gihamagarirwa kuza mu by'ukuri kufatanya na Wazalendo y'uyu nguyu General autoproclamé Guido mu gukorana mu bikorwa bigiye bitandukanye. Ni mu gihe kandi kuri ubu amakuru avuga ko bamwe mu ba officier bamaze iminsi babwa imyitozo bagiye kwerekeza, ngo nahandi bagiye kwerekeza, bamwe twavugaga ku mirongo y'imbere ku rugamba bagomba no kujya mu by'ukuri aho bita Shabunda. Naho kandi amakuru aturuka muri bice bimaze iminsi beramo imirwano, dore ko mu marembo ya Shabunda bita za Runtukuru, ahangaha za Pinga zakirwa, mwagiye mwumva icyo bita urugamba ruhavuga. Bivuga ko aba officier bagera kuri 2 baje kwicwa rwose, harimo nanone kapiteni. Bivuga ko ibi byaje kumvikana no muri Kamituga, aho byavugaga ko ahubwo FARDC ngo yabasubiranyemo na Wazalendo, ariko aya makuru bikavuga ko ibyabaye muri Kamituga mu by'ukuri cyangwa se biri kuvuga muri Kamituga atari byo, nk'uko byemezwa n'abaturage batuye muri bice, bavuga bati mwitubeshyerera ingabo, mwitubeshyerera Wazalendo kabisa, ati mushake ikindi kintu cyo kuvuga cyangwa se cyo kuba mwakora. Kugeza kuri uyu mugoroba nta yindi nkuru iri mu bitangazamakuru usibye kuba guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze kwamagana ku mugaragaro izuba riva abitwa FDLR, abwira bati mugomba gutaha kabisa mukavana ku butaka bw'uburasirazuba bwa Kongo. Ni nyuma yuko ibi bigomba gukorwa mu rwego rwo gukurikiza amasezerano yasinywe ku itariki ya 1 Ukwakira uyu mwaka 2025 ku bijyanye n'amasezerano hagati ya
aterwa inkunga na Washington, leta zunze ubumwe za Amerika, yabaye hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. General Sylvain Ekenge Bomusa niwe washyize umukono kuri itangazo. Naho kandi nanone Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ku munsi w'ejo yari ari Lumumbashi, aho yahuye na guverineri ndetse n'abayobozi bo muri ibi bice, asezeranya abatuye muri iki gihugu ko mu by'ukuri iterambere rigomba kuba ryashyirwa imbere kandi igihugu kibafitiye byinshi kigomba kuba cyakora. Ati igihugu hari byinshi kirimo kandi bifitiye inyungu abaturage, aho yasabye abatuye muri ibi bice bose amaboko, ndetse asaba yuko rwose bakora ibishoboka byose bagakorana neza. Mu by'ukuri ibi nibyo yavuze. Reka rero mbashimire, mbifurize kugubwa neza mwe mwese mwari mudukurikiye kugeza kuri uyu munota hano kuri Bosco Official. Twabanye kuva ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma, ariko niba utarakanda subscribe cyangwa sabone, ihutire kubikora. Like, share ndetse n'inyunganizi cyangwa se ibitekerezo byose ni iby'ingenzi cyane, ubundi tukarushaho kugenda tubana. Yari Bosco Mutaramo cyane, iyi ni Bosco Official, turushaho kugenda tubana. Ciao ciao, hasta la vista.